Murakoze nk'uko mubizi umunsi wa Rayon Day, umunsi w'igikundiro wabaye umuco umuryango wa Rayon Sport. Duhora tuwutegura rero n'ubu niko byagenze, tuwufite ku munsi w'ejo. Imyiteguro igeze ku ndunduro, turacyafite uyu munsi, ibya nyuma birimo birasozwa ku buryo birangira uyu munsi. Mpereye ku bizakorwa byose twarabyiteguye. Ekipe tuzakina yarayigeze ino Kenya Police, mu kanya barajya mu myitozo. Hazaba abahanzi twarabashatse, abashyushya rugamba twarabashatse, n'ibindi bikorwa bindi byarateguwe. Ibya nyuma wageze mu biro hariya wabonye ko harimo abakozi benshi barimo bategura umwe ibyo ashinzwe byose, ku buryo umunsi w'ejo uzaba umeze neza, uzaba ibyo twijeje abakunzi bacu byose bizakorwa, nta kibazo kirimo kugeza ubu ngubu. Ku bijyanye no gutegura umunsi w'igikundiro, gutegura Rayon Sport Day, burya abareyo kenshi babirebera mu ikipe yabo yo mu kibuga. Hari imikino ibiri ya gicuti twakinnye muri iki cyumweru turimo dusoza. Mwabonye ikipe mu yihe shusho? Murimo murayubaka mugendeye kuki? Cyane ko hari abakinnyi twabonye murimo mugenda mwongeramo, turabagarukaho, ariko imikino ibiri ya gicuti twakinnye yahubagaragarije iyihe sura? Imikino ya gicuti ibiri tujya kuyikora, twagira ngo dutegure turebe ikipe yacu. Kubera iki? Kubera ko Rayon Sport nk'ikipe ibishaka gutsinda, ibishaka izasohoka, izakina shampiyona, twashatse abakinnyi bashya batari bamenyeranye, baraza basanga abandi. Umutoza nawe n'abamwungirije turabashaka, baraza dutangira imyitozo. Ziriya match rero zari kureba abakinnyi kugira ngo bamenye, kugira ngo arebe abo yagira ikipe ya mbere, cyangwa se arebe ku myanya yose amenye abakinnyi. Niyo mpamvu wabonaga kuri match zombi ari iya Vitaro, ari iya Gorilla, abakinnyi bose yabahaye amahirwe yo gukina. Abafana uko bisanzwe ni nabyo, umufana yifuza ko ikintu cyaba cyuzuye, ariko ibintu ni ukubaka. Ntibumva ukuntu Rayon Sport yanganya na Gorilla, ntibumva ukuntu yanganya na Vitaro, ariko kwari ugupima abakinnyi, nta bwoba biteye. Kandi twanagira ngo turebe ese dushyire imbaraga hehe, dushyire imbaraga hehe, kuwuhe mwanya. Ni nabyo twabonye tumaze kubona ishusho ya ekipe itari na mbi, ariko twafashe icyemezo cyo kongeramo amaraso mashya. Ni muri urwo rwego twaguze abakinnyi bandi muri iyi minsi, cyane cyane babonaga ko mediane ku 8-10 hari ikibazo. Niyo mpamvu rero twafashe icyemezo, ndetse n'abafana kuko batugira inama, ekipe ni yabo, batugira inama, natwe twari twananatekerejeho tugarura Eritier Ruvumbu wadukiniye sezi ishize, wanabaye umukinnyi mwiza, wafashije ikipe gutwara ibikombe. Twaramuzanye rero, ubu yaraye i Kigali, ejo tuzaba turi kumwe. Hanyuma twaguze na Kalisa Rashid w'umunyarwanda, nawe umukinnyi mwiza yagera muri ekipe nationale. Ubwo no kongeramo amaraso mashya, cyane cyane kuri ya myanya twavugaga. Ndetse hari undi mukinnyi uri mu ndege aza, ejo tuzaba turi kumwe, tuzabatangariza ejo yahageze. Twavuga ko ari surprise abareyo ni surprise abareyo, ejo bazamubona. Ibyo byose abakinnyi batatu bagiye kuza, urumva ko nabagiye kuranforce ikipe kuri ya myanya twabonaga ari ngombwa kongeramo abantu. Ku bijyanye n'abakinnyi bashya ikipe yaguze, hari ushobora gutekereza ko ari igitutu ubuyobozi bwatewe no kuba ikipe yabuze intsinzi mu mikino ya gicuti? Wabivuga iki? Ntabwo ari byo, kuko na mbere muri biganiro nagiye ngirana ku maradiyo na televiziyo y'u Rwanda no mu binyamakuru byigenga, nababwiraga ko dushobora kuzongeramo abakinnyi 3 cyangwa 4. Ibyo twari tubizi, twari tukibashakisha, twari tukiganira nabo. Ntabwo ari igitutu, uretse ko uriya n'igitutu ni cyiza, kuko ekipe ni y'abafana,
muri icyo gitutu bakugira n'inama, ariko natwe twarabitekerezaga kuko nagiye nanabisobanura babwira ko hari abandi tuzagenda twongeramo, ariko twe nk'ubuyobozi bwa Rayon Sports igitutu turagikunda kuko ubukorera abantu, muri icyo gitutu hazamo kukugira inama, hazamo ibyifuzo byabo, ukayicara ukabyiga ugahuza n'umutoza, kuko umutoza nawe agomba kugira uruhare mu gufata ibyemezo byo kurekurita abakinnyi. Abenshi twagiye twarekurita adahari, ariko aba rero nagiye mvuga ko tuzongeramo, twaricaye noneho turabiganira tugatanga proposal abo tuganira, bamwe ntibikunde, ariko noneho bariya tuza kubahurizaho. Twabitekerezaga rero si uko tutari tubizi, byahuje n'uko n'abafana babonye icyo kintu, ariko twebwe twari tuzi ko n'ubundi twari tugishaka abo twashyiramo. Ukivuga binjira, hari amakuru yavuzwe ku munsi w'ejo ko Rayon Sports yatandukanye n'umukinnyi ukina hagati asatira umunyekongo Jonathan Ifunga Ifaso, nyuma y'ibyumweru bitatu gusa asinyiye ekipe. Byapfiriye he? Habuze iki? Nibyo, twaratandukanye ku bwumvikane, ku mpamvu zitaduturutseho cyangwa se zitamuturutseho nkawe nk'umukinnyi. Impamvu ni iyihe? Ajya kuza yaraje aza, twaramurambagije turamushima, araza turasinya dukora imyitozo, ariko ntitwamwishyuye kuko yinjira yavuye Kinshasa agera Igoma nta pasiporo yari afite, ariko yinjirira kuri karese pase k'igihe gitoya batanga, atubwira ko ategereje pasiporo ye, ko yayisabye ko rero izaza. Hanyuma turamwemerera turasinya, ariko tumubwira ko tuzamwishyura, ariko pasiporo yaje, kuko ntushobora kuza nta pasiporo ngo ukine, ntabwo twabona ko tukwakira icyo bita work permit udafite ikikuranga. Hanyuma biratinda, tukamubaza ati hari ingorane mu gihugu cyacu muri iyi minsi, ntabwo pasiporo baziprintinga, abantu bose barategereje, bizashobora gufata nk'amezi 5. Ese wowe bite? Ati mwihanganira icyumweru. Turamwihanganira, ariko bigeze ejo muri iyi minsi turaganira, aravuga ati biratugoye pardon, kandi twagombaga gutanga amalisite muri CAF, ari uwo munsi wa nyuma twifuza kubikora, dusanga nta kundi. Turicara rero tubiganiraho, turumvikana, kuko nta n'icyo yakora adafite ikimuranga. Ni ukuvuga ntashobora kujya muri system, ntashobora kwandikwa nk'umukinnyi wa ekipe ariyo yose, ntashobora no gukorera muri Rwanda, ntashobora no gukorera mu Rwanda. Hari amategeko agenga umupira, hari n'amategeko agenga umurimo mu gihugu, ntibyashobokaga. Nta kindi twapfuye, n'igihe twari tumaranye. Ni umusore witonda, ukunda akazi ke, utavuga menshi, ariko nawe biratubabaza kuko utandukanye gutyo. Nawe birumvikana, yari amaze kugira abakunzi, yari amaze kugira ekipe yari akinamo, yari amaze kugira gukunda igihugu. Biba ngombwa ko tumusaba ko twatandukana, dusesa amasezerano. Ubu tuzashaka uko asubirayo, nayibona nyuma dushobora kongera tugakorana, ariko ni impamvu niyo ngiyo, nta kindi twapfuye. Ntabwo twamuhoye ubuswa, ntabwo ari indiscipline, ntabwo ari ikindi, nuko atari afite pasiporo, kandi ntacyo yakora na kimwe adafite pasiporo. Ariko hari impungenge abakunzi ba Rayon Sports bafite, zimwe bazikuyeho zo kuba yari atarishyurwa. Abantu benshi bahitaga bavuga ati Rayon Sports ihombye amafaranga, ariko hari izindi impungenge zivuga ngo hari ama ekipe menshi ajya akora amakosa yo gutandukana n'abakinnyi cyangwa kubasezerera cyangwa kubirukana, bigakorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bikarangira abakinnyi bareze, ekipe igacibwa amafaranga. Kuri Ifunga Ifaso byaritondewe kuko gusinya amasezerano muyasinya mwumvikanye mwembi, no kuyasesa bibaho mu mategeko, resiliation du contrat, kubera impamvu izi n'izi. Izo rero nawe yarabyumvaga, twarabimugaragarije, turabimwereka, aranabyumva rwose, kuko n'ubundi yari azi ko nta pasiporo afite. Dukora amasezerano yandi yo gusesa amasezerano ya mbere, ku buryo twumvikanyeho, turayasinya twembi, tumuha kopiye,
tugira iyacu, hanyuma amategeko nicyo cyari gukorwa, twabikoze dushingiye ku mategeko, nta mpungenge zirimo, twarabyitondeye. Reka tujye kuri igikorwa nyamukuru, ni Rayon Sport Day. Rero wari wabikomoje uti turiteguye, abareyo bazabona iki muri Rayon Sport Day? Yenda reka se nk'ukucira muri make gahunda y'ejo. Kuva saa 4 kugera nka saa 5 hazaba karasisi, kuva kuri Club Rafiki kugera kuri Stade Nyamirambo. Hazaba harimo fan club zose mu mwambaro mwiza mushya ekipe yashyize hanze, bari ku murongo. Harimo n'abafatanyabikorwa bacu dukorana, tuzakorana icyo gihe. Ndakeka bazaba bafite n'igikombe cyabo, bakora karasisi, bagenda baririmba indirimbo. Ibyo ni ibisanzwe tubikora, nako kwishima. Biranateguye neza kuko ari umujyi wa Kigali waduhaye uruhushya, polisi nayo turavugana itwemera ko izaza kudufasha kugira ngo tutabangamira uburenganzira bw'abandi bakoresha umuhanda. Tuzaba rero mu bwitonzi, turi dukoresha igice kimwe cy'umuhanda, abantu bagenda bishima kugera i Nyamirambo. Nituhagera hazaba harimo ibintu byinshi bitandukanye bishimisha abantu. Harimo abakaraza bavuza ingoma, harimo abakrobate, harimo abaririmba, harimo abashyushya urugamba, aba DJ n'abandi. Harimo indirimbo zitandukanye za Rayon Sport n'izindi zo kwishima. Hari icyo kunywa, hari icyo kurya ku bazaba babyifuza. Hanyuma nyuma yaho hazabaho kwerekana abafatanyabikorwa no kubaha ibihembo. Ibyo tuzabahamagara baze, tubashimire bose umwe ku giti cye, tubahe ishimwe nk'abantu dufatanije kubaka Rayon Sport n'imikoranire myiza. Nyuma yaho tuzahemba fan club ziko Rayon Sport igizwe n'amafan club afite inshingano zo kujya batanga umusanzu nk'abanyamuryango, ariko hari barenze gutanga umusanzu noneho bagafasha na ekipe. Ni ukuvuga muri abo ngabo hari abagiye baba indashyikirwa, nabo tuzashimira nyuma yo gushimira abafatanyabikorwa. Nyuma yaho hazaba kwerekana abakinnyi. Ni ukuvuga abareyo barashaka kureba abakinnyi babo, tubamurikire, tunabahe nimero bazakinisha muri iyi sezo. Ibyo nibirangira hazabaho ijambo rya perezida wa Rayon Sport, ndetse nasoza hajyaho ijambo ry'umushyitsi mukuru. Nyuma yaho rero hazaba umukino wa gicuti. Murabizi ko mbere tutangira twari twaratumiye ekipe yo muri Benin, Lotopopo yo muri Benin. Lotopopo umunsi wa nyuma igira ibibazo by'uko batari kwagerera rimwe bitewe n'indege yashakaga gutwara bamwe ikazana abandi, tusanga bamwe hazagera ku cyumweru. Duhitamo guhindura, dushaka indi kipe y'inshuti, Kenya Police. Mu bucuti rero Rayon Sport igirana n'ama ekipe yo hanze, baratwemerera nubwo byari batunguye. Baraye bahageze mu kanya barajya gukora imyitozo. Ubwo rero ejo hazaba iyo match ya gicuti, noneho twongere kureba Rayon Sport nanone uko ihagaze. Uwo mukino nawe uzasoza ibirori by'ejo. Muri make nuko ibikorwa bizagenda, yenda hari twa detail ntagiyemo, ariko ishusho nuko nguko iteye uyu munsi w'ejo. Umuntu yatumira abareyo ahari bakazaza? Oya, sahari abareyo ni umunsi wabo kuko bakunda ikipe yabo. Icyo ukunda kirakuvuna, barayivunikira, turayivunikira. Turashaka nk'umuryango wa Rayon Sport kuba intangarugero mu kubaka football y'u Rwanda, mu kubaka ikipe yacu, yaba y'abahungu yaba y'abakobwa.
rero umunsi w'ejo ni nawo munsi wo kongera guhura hakaza ibyishimo n'abantu bakabona Rayon Sport irahumeka ite, ese abantu twahaye inshingano twahaye responsabilité ekipe bayigejeje ku ruhe rwego, kuko hari ekipe mu kibuga hari n'ubuzima n'umuryango muri rusange. Bakaza rero twishima bakongera kureba ikipe yabo, niyo mpamvu akenshi duharanira gutumiza ekipe yo hanze ngo baze barebe urwego bipime. Izo muri shampiyona bazagira igihe cyo kuzireba izo mu Rwanda, baze barebe ikipe uko ihagaze, barebe ibirori, bishimira igikombe twatwaye umwaka ushize icy'amahoro mu bahungu, shampiyona mu bakobwa, biteretse imbere yabo. Ibyo bizaba ari ibyishimo kugira ngo rero tuhakure n'isomo ryo kuvuga ngo reka twubake kurushaho. Ibi ni byiza, ni ugupfundikira saison irangiye, noneho dukora iki? Aho niho tuzanaganira tukavuga tuti akazi kagiye kwikuba inshuro nyinshi, kuko iki gikombe giteretse hariya turashaka ko umwaka utaha kizongera kuba giteretse hariya, icyaseze itaha. Turashaka ko cyaduciye mu myanya y'intoki cya shampiyona kitaduca mu myanya y'intoki. Turifuza ko CAF Confederations Cup tugiye kujyamo twagera kure hashoboka. Turifuza ko abakobwa muri première division bagiyemo bakongera kwitwara neza nk'uko bitwaye. Aho niho abantu bicara bakaganira. Twatumiye bahoze bayobora Rayon Sport bose, abo twashoboye kubona, haba president, aba vice president, aba secrétaire généraux bagiye bayobora. Twatumiye inshuti z'abareyo, twatumiye abaperezida b'andi ma ekipe, twatumiye Ferwafa. Abo bantu bose bari muri football, kuko twe twifuza kungurana ibitekerezo, kuganira, kubaka umupira mu buryo buri professionnel. Rero ejo ni igihe nyacyo, ndetse n'abafana nabo aho bari mu stade aho bicaye atandukanye, nabo bakaganira bagahana ibitekerezo ku myubakire ya ekipe yabo, icyo twakosora, aho twifuza kuhagera. Ni umunsi mwiza. Nkaba rwose mbasaba ko nabo mu ntara batega amabisi bakaza i Kigali bakagura amatike hakiri kare, kuko batazitwaza ko ku munota wa nyuma ngo systeme zapfuye. Hari igihe tugura ku munota wa nyuma koko ugasanga byabaye saturé cyangwa abantu ni benshi, systeme ikagira ikibazo, ariko igisubizo kirahari. Ariko nabasaba ko bagura hakiri kare bikabafasha kugira ngo ejo bazaza ari benshi, twishime, tuganire, turebere hamwe ikipe yacu uko ihagaze naho twifuza kuyigeza. Bakunzi ba Rayon Sport, ni umuhungu wanyu Robin Ngabo. Reka mbibutse ikintu kimwe, tuje kubabwira ko dufite platform cyashya, twabanye neza cyane kuri YouTube, ariko ubu twashinze televiziyo yacu bwite. Muze kuri televiziyo ya Rayon Sport, ubundi ariho muzajya mukurikirana haba ibiganiro, Gikundiro Info buri wa mbere na buri wa gatanu guhera ku isaha y'isa 3 z'ijoro kugera ku isaha y'isa 4, yewe n'imikino yose y'ikipe ya Rayon Sport tuzajya tubereka naho tuzajya tuyiberekera. Icyo ukora nta kindi, wandika ijambo TV ni tanava TV akadomo Rayon Sport akadomo rwa, ni TV akadomo Rayon Sport akadomo rwa. Iyo Rayon Sport kiuka gushyiraho S kubera ko twitwa Rayon Sports, tv.rayonsports.rw. iyo niyo platform turimo gukoresha haba mu biganiro ndetse n'imikino. Abantu dukurikira kuri YouTube rwose muze twambukane tugere no kuri televiziyo yacu bwite. Mukomeze mugire ibihe byiza.